muri kano gace keza cyane ka iga time. Murabizi ko mu minsi ishize twagiye tubagezaho gahunda dufite muri no minsi kari ukubigisha ibigendanye no kuzigama cyangwa se kwizigamira ibintu bikarushaho kuba byagenda neza. Kuri uyu munsi rero hari ibyo twabateguriye, ariko murabizi ko no mu minsi yashize hari ibyo twagiye tubagezaho. Twarabagejeho se kuzigama niki. Abenshi twatangiranye murabizi impamvu zitandukanye zo kuzigama cyangwa se kwizigamira. Kuwa gatanu ntago ari kera twarebeye hamwe ikigendanye ese niye mpamvu umuntu akwiriye kuba yakwizigamira cyangwa se yazigama. Twarebye impamvu zitandukanye aho umuntu ashaka kuzigama afite intego yo kuzageraho, cyangwa se akazigama ateganya ibyago bishobora kuzamugwirira, cyangwa se akazigama ategereje izabukuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero muri rusange twagiye turebera hamwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo bita uburyo bwo kwizigama. Abenshi turabizi yuko hari uburyo bubiri umuntu ashobora kuba yabonamo amafaranga, nubwo burenze bubiri, ariko no munsi turaza kureba uburyo bubiri bwonyine. Uburyo bwa mbere ni umuntu ubona amafaranga ahoraho ku kwezi. Hari umuntu ubona amafaranga agezweho ahoraho ku kwezi, ariko n'umuntu ubona amafaranga adahoraho ya buri kwezi. Turabizi yuko umuntu ubona amafaranga ahoraho ya buri kwezi, hari n'undi ubona amafaranga ari uko yakoze akayabona ku munsi, ku cyumweru, cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye, bitewe hari n'ushobora kuba yagurishije umusaruro w'ibyo yejeje. Nk'uko tumaze kumva umuntu mu kanya utubwiye yuko hari igihe bo bahinga bakagurisha umusaruro wabo, nabo baba babashije kuba babona amafaranga. Kuri uyu munsi rero mu kiganiro nezerwa twabateguriye tugiye kubabwira ikigendanye no kuzigama, ariko turaza kuza gukoresha formule izajya igenderwaho n'abantu bakurikiye nezerwa, kandi iyo formule izabafasha mu kuba mwabasha kuzigama cyangwa se mukizigamira amafaranga, bikazabasha kuba byagenda neza mu minsi iri imbere bitewe n'intego ufite. Systeme cyangwa se ibigendanye no kuba twababwira formule muzajya mukoresha, ni formule ivuga ngo ni 50 20 20 10. Ese 50 20 20 10 bisobanuye iki? Tugiye kurebera hamwe ku muntu wenda urugero uhembwa amafaranga ibihumbi 100. Nawe uraza gushyiramo amafaranga uhembwa ugendeye kuri uwo ngo uhembwa amafaranga ibihumbi 100. Nitugenda ku muntu uhembwa amafaranga ibihumbi 100, turarebera hamwe dusange 50% y'amafaranga ibihumbi 100 n'ibihumbi 50. Ibihumbi 50 rero ayo mafaranga uzayakoresha ibintu usanzwe ukenera bya buri munsi, ariko ibyo bintu uramutse ubibuze utabaho. Turatanga nk'urugero, ushobora kuba wabikoresha mu bigendanye n'ikode ryaho uba mu gihe udafite inzu yawe, ibyo kurya bya buri munsi, amafaranga yo gutega kugira ngo ujye ku kazi ya buri munsi, ndetse n'ibindi bintu byose ushobora kuba wakoresha ariko ukabikoresha ku buryo uramutse ubibuze utakomeza kuba wabaho. Ayo ngayo ni 50%, akaba ari 50 ku muntu ukorera amafaranga ibihumbi 100. Hakurikiyeho 20% ni amafaranga ibihumbi 20 ku muntu uhembwa amafaranga ibihumbi 100. Aya mafaranga ibihumbi 20 ugomba kuyakoresha muri bya bindi bidufasha kwinezeza mu buzima, akaba ari byo ukoresha ibyo bihumbi 20. Urugero, ushobora kuguramo amayinite yo guhamagara inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo wumve uko bameze, wayakoramo mugasohoka n'inshuti n'abavandimwe, waguramo imyenda yo kwinezeza, ariko mu gihe ushobora kuba waguramo imyenda ukene, nk'urugero nk'iyi nk'ubu turi mu gihe cy'imvura, iyo waba wayaguze muri yandi 50, kuko niyo urayakeneye by'ingenzi. Aya ngaya 20% ushobora kwaguramo imyenda yo kwinezeza mu gihe ufite indi, ibyo nabyo birashoboka. 20 nanone ya gatatu, tubitse yuko turi muri formule ya 50 20 20 10. 20 ya gatatu urumva ko ku muntu uhembwa ibihumbi 100 nawe ni ibihumbi 20. Aya ngaya nayo kuzigama cyangwa se kwizigamira, uteganya ejo hazaza bitewe n'intego ufite. Ayo mafaranga ntago wemerewe kuyakoraho kubera ko nayo kuzigama.
ikindi kandi ntago wemereye kuyakoraho intego yawe itararangira, kereka uramutse uhuye n'ikiza cyangwa se icyago kidasanzwe hahandi ushobora kuba wayakenera, ariko ibindi byose ushobora kuba wakoresha ntabwo ushobora kuba wayakoraho ano mafaranga, kubera ko ni amafaranga uba warageneye kuzigama gusa, nta kindi ushobora kuba wayakoresha. Si ibyo gusa kandi dusigaje 10. Mwibuka ko dufite formule ya 50 20 20 10. Ku muntu uhembwa amafaranga 100, 10% n'amafaranga 1010. Ayo ni amafaranga uzigama ariko uyateganyiriza ibyago bishobora kuba byagutungura by'ako kanya. Ushobora kuba warwara, wajya gutabara n'ibindi bitandukanye bishobora kuba byakugwirira utari witeze muri ako kanya. Ibyo 1010 nicyo ubiteganyiriza ku muntu uhembwa amafaranga 100. Ese uramutse intego wihaye ya mafaranga utarayakoresheje, ubwo ni bya 1010 ugenda wizigama buri kwezi, ayo mafaranga uyongera ku bwizigame bwawe, ubugize inyungu y'ubwizigame kandi biragufasha mu minsi iri imbere bitewe n'intego wihaye. Twibuka yuko tuvuga ku muntu uhembwa amafaranga 100 ku kwezi, ariko hari undi muntu twabonye ubona amafaranga atahoraho, ya mafaranga aza rimwe na rimwe. Hari umuntu ushobora kuba ahembwa amafaranga 5,000 ku munsi, 10 se, 2, 15, 20, cyangwa se akabona amafaranga bitewe nuko hari icyo yagurishije cyangwa se serivisi yatanze bakamuha ayo mafaranga. Nawe iyo formule cyangwa se iyo systeme twarebye nawe iramureba, kubera yuko nawe yayikoresha akabasha kuba yazigama cyangwa se akazigamira ejo hazaza, kubera ko nawe ibyo ngibyo biramureba. Uwo nawe dufata urugero ku muntu uhembwa amafaranga 5,000 ku munsi, akaba yabona buri munsi cyangwa se akaba yabona rimwe na rimwe ariko akabona 5,000. Nawe system ya 50 20 20 10 nawe iramureba, kubera ko 50% amafaranga 5,000 na amafaranga 2,500. Ayo ngayo ayifashisha gukoresha ubuzima bwe bwa buri munsi, bya bindi aramutse adakoze atabaho, atariye ntago wabaho, utambaye ntiwabaho, ndetse utanaryamye ntiwabaho. Ayo niyo ugomba kuba wakoresha. Naho 20% y'5,000 na amafaranga 1,000. Ayo ngayo ni 20 50 20 20 ku 10 ni 20 ya kabiri. Rero icyo ugomba kuba wayakoresha na amafaranga yo kwinezeza. Hari umuntu uvuga uti ese 1,000 wayinezeza gute ko n'ubu ngubu none ibintu byahenze ko nta n'ikintu waguramo? Ndagira nkubwire ngo yari ko winjiza ushobora kuyafata ukazajya kwinezeza rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi, dore ko n'ubuzima babikenewe, dore ko n'ikiganiro cyitwa nezerwa. Nta mpamvu yo gukora ubuzima bwawe bwose utananezerwa. Ibyo rero bishatse kuvuga yuko niba icyo 1,000 ugomba kuba wakoreye cyangwa se wakoreye 5,000, 20% akaba ari 1,000, nicyo ugomba kuba kwinezezamo, ukaguramo amayinite ukasangira n'inshuti zawe. Niba ari makeya ku munsi yarunde azabashe kugera wenda icyumweru cyangwa se ukwezi, ubashe kuwafata uwo mwanya wo kugana n'inshuti zawe mugasangira n'ibindi bishobora kuba byatwara amafaranga, ariko ari ayo kwinezeza. Ikindi nuko 20% nubwo ni 23 kuri ya formule dufite ya 50 20 20 10, nayo ni 1,000. 1,000 rero ni amafaranga yo kuzigama, ni amafaranga yo kuzigama, ni amafaranga yo kwizigamira kugira ngo azabashe kuba yagira gute, yaza gufasha mu minsi iri imbere. Urumva ko hasigaye amafaranga 500 ariyo y'10% y'5,000 ushobora kuba winjije. Ayo mafaranga 5% amafaranga nako 500 ahwanye n'10% na amafaranga nayo ugenera kuzigama, ariko ukaba uyazigamiye bya byago bishobora kuba byagutungura. Urugero uburwayi, kujya gutabara inshuti yawe n'ibindi bishobora kuba byagutungura. Byaramuka bitabaye nkuko umuntu ashaka kuba yatanga mitiweli, ayo mafaranga ukazayafata ukayongera ku bwizigame bwawe. Ngayo nguko rero turumva yuko kino kiganiro cyangwa se muri Iga Time tubagejeho muri kano kanya mubashije kuba mwasobanukirwa. Ariko uramutse byagucitse cyangwa se ukabifitemo hagati, ugikurikira YouTube channel bita Home Golden White TV, ikiganiro ku munsi w'ejo muzakibonaho, noneho mukacyumva neza, mukajya mukurikira 20 nako 50 20 20 10 nkuko twabibabwiye, bikarushaho kuba byagenda neza. Ese wowe udukurikiye reka mbanze nkubaze,
ese umaze kugenda ibirometero bingahe mu buzima bwawe? Ndabizi ko nawe ushobora kuba wibajije ibirometero byinshi wagenze n'amaguru, ntabwo mvuga ibyo wagenze n'imodoka cyangwa n'ikindi kinyabiziga. Ibyo birometero byose waba waragenze buri wese arabirebye, hano wagenze byinshi, nabo turi kumwe ndimo ndabona bandeba bakavuga ngo twagenze byinshi. Ibyo birometero byose wagenze ntabwo ari igitangaza, ariko igitangaza cyabayeho ni umunsi bwa mbere wateye intambwe ya mbere yo kuba wahaguruka, kuko ababyeyi bavugije impundu, abandi bavuza amashyi bavuga ngo wow, dore noneho abashe kuba yatambuka. Nawe rero niba uzi yuko ibirometero byose wagenze ntacyo bivuze, ariko ikirometero cya mbere cyangwa se intambwe ya mbere waba warateye ikaba hari ikivuze, abantu bose barishimye, nawe wumvishe kino kiganiro ushobora kuba watangira kuzigama, kubera ko niho abantu bazavuga bati wa muntu koko yatangiye kuzigama. Ikindi kiganiro nezerwa, aka kari agace ka Iga Time.